Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, turabasuhuje cyane abari mu Rwanda, abadukurikira bari hanze. Gahunda ni ya yindi, ni Catholic Church Entertainment, ibijyanye n'iyobokamana muri rusange, nubwo wenda twibanda cyane kurya bya Kiliziya Gatolika. Ni Chris Gara rero, ariko uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi cyangwa umutumirwa, ariko ntabwo ari ubwa mbere ageze hano kuri chaîne ya Emi Pro. Aratwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Padiri Petros, ndi umusaserdoti wa Kiliziya Orthodoxe Russe, Kiliziya Orthodoxe y'Ikirusiya, ifite icyicaro i Moscow mu Burusiya nyine. Yego, ndi umupadiri, mfite umugore n'abana 4. Umwe afite imyaka 20, umukuru, umutoya afite amezi 8. Umukuru n'umukobwa se? Umukuru ni umuhungu, hakurikiyeho umukobwa ufite imyaka 16, hagakurikiraho umuhungu nanone ufite imyaka 8, hakurikiraho undi muhungu ufite amezi 8. Ni uruhinja. N'uruhinja. Hari igihe utunguye abantu benshi, umupadiri ngo ufite bana 4. Mfite abana 4. Niyo mfite n'ubushobozi nakongeraho n'abandi kuko hari abantu baba batabyumva. Birumvikana kubera ko tubwiye ko umupadiri w'umworthodoxe. Ubwo bisobanuye ngo abapadiri b'orthodoxe bagira abagore. Abapadiri b'orthodoxe bagira abagore, ariko ntabwo ari abapadiri bose. Muri Kiliziya Orthodoxe na Kiliziya Gatolika z'iburasirazuba, kuko ntabwo ari Orthodoxe gusa na Kiliziya Gatolika, ariko z'iburasirazuba ni Kiliziya 23 zemera ubutware bwa Papa wa Roma, ariko zikaba zitemera imisengere n'imico n'iki. Rero abapadiri b'izo Kiliziya mvuze za Kiliziya Orthodoxe na Kiliziya Gatolika z'iburasirazuba, ubusaserdoti buhabwa umugabo cyangwa umusore ubihisemo. Umugabo ufite umugore cyangwa se umusore utamufite, iwe uhitamo kumenya, n'uhitamo kugira umugore, n'uhitamo kuba umupadiri afite umugore cyangwa se kuba atamufite. Rero ndi muri abo, ubwo rero ngewe ndi muri abo bapadiri badafite, ndi muri abo bapadiri bafite abagore. Hari abapadiri bafite abagore, umupadiri atahiwe mu rugo. Hakabaho n'abandi bapadiri badafite abagore bitwa celibate, celibateri, nawe akaba yitahiriwe mu rugo muri ghetto. Ashobora gutaha kuri Kiliziya, kuri paruwase, cyangwa se anafite nk'igipangu cyiwe agatahayo, ari umuselibateri wabyiyemeje. Hakabaho n'abandi bitwa abamonk, abamonaki, n'abapadiri babaho mu buzima bwitwa ascetic. Ni ubuzima babana, abasore n'abagabo bakuru, abasaza, abasore bakiri batoya, bashatse kwiha Imana, bagasiga imiryango yabo, bagasiga inyungu, bagasiga akazi, bagasiga amashuri, bagasiga iby'isi byose twishimira. Ibyo rero abo rero turi mu byiciro bitatu by'abapadiri. Hari abapadiri bafite abagore ndimo, hari abapadiri badafite abagore bibana, hakaba n'abapadiri badafite abagore nabo babana bitwa abamonaki. Nuko ubwo kwari kutunyuriramo muri make kuri Eglise Orthodoxe. Turaza kubigarukaho, cyangwa se tuzanategura ikindi kiganiro. Ubu ukorera ubutumwa hehe? Ngewe nkorera ubutumwa mu Rwanda. Mu Rwanda, ariko si mu Rwanda, kuko mu Rwanda ubwisanzure ntiburaboneka neza. Ubwisanzure ubwo ni ukuvuga iki? Kwandikisha za Kiliziya, kwandikisha amatorero, kwandikisha amadini byabaye bihagaze kubera leta y'u Rwanda ishaka kurwanya za herezi.
ibintu by'ubuyobe abantu baza bakavuga ngo ngiye mfite ngo ngewe ngo Imana irambwiye ngo ngewe ngo Imana ngikorana nanjye ngo ndahanuye ngo nderetswe abantu bakaza bavuga ngo ngiye ni amafaranga ngo ngiye mbabusangera Imana mu amafaranga Imana ibaha ibi n'ibi ibyo bintu bikaza rero kubonekamo ubwesikoro leta ikabibonamo ko ari icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Ubwo rero natwe twabaye affected, twari turimo twandikisha kiliziya mu Rwanda, hanyuma haza iyo nkubi rero yabiyitirira iyobokamana kandi ari abashukanyi, ari abajura, ari abashushanyi. Nawe urabazi cyane, ntubavuga amazina ariko kugira ngo ntabwo nabikora. Padiri Petros, urakoze cyane kutwibwira. Uretse gatoya, warumbajije aho nkorera muri ngende umupadiri wa Kiliziya Orthodoxe iri ku isi yose. Kiliziya Orthodoxe y'Ikirusiya ifite icyicaro Moscow, ikaba iri muri Afurika. Muri Afurika ni hano muri Afurika n'u Rwanda muri Afurika. Ndi umupadiri wa Kiliziya Orthodoxe ukorera ubutumwa muri Afurika. Ubwo rero muri Afurika rero n'u Rwanda ruri muri Afurika. Ubwo rero numva ndi fier rwose, gusa nuko nifuza ko ejo cyangwa ejo bundi leta yazadukomorera ikavuga ati ngaho mukomeze za nzira zo kwandikisha idini ryemerwe n'amategeko, ryandikwe mu mategeko, dukorere igihugu cyacu, dukorere abaturage, twigishe ariko tugendera ku mategeko y'igihugu cyacu. Okay. Uyu munsi rero uyu munsi turi kuwa gatandatu mutagatifu. Ni igihe abakristu, ubwo ndi kuvuga abakristu muri rusange, ntabwo ndi kuvuga katolike rome, ariko ubwo ni nayo ndi kubivugamo kubera ko niyo mbamo ni shene niyo dukoreramo, niyo twibandaho cyane. Turi kwa gatandatu mutagatifu, ubwo turi mu cyumweru gitagatifu kiri kugana ku musozo. Uyu munsi turi kwitegura Pasika. Ejo turi kwitegura Pasika. Twagira ngo rero uze kudusobanurira ibijyanye na Pasika, cyane ku nyabutatu, ku minsi y'inyabutatu ya Pasika, ku wa kane mutagatifu, wa gatanu mutagatifu, wa gatandatu mutagatifu na Pasika nyirizina. Iyo minsi amateka yayo, ndabizi neza ko ibintu by'amateka uba ubyumva cyane ajyanye n'iyobokamana. Nkunda kubireba cyane kuri shene yawe yitwa Padiri Petros Official. Padiri Petros Official. N'umukanya narebaga ikiganiro washyizeho mbere yuko dutangira ikiganiro kivuga ngo impamvu kubera iki abagore bataba abapadiri. Kubera iki abagore bataba abapadiri kandi baba bishaka. Ubwo abantu baraza kukireba, ni ikiganiro cyiza cyane. Nanjye buriya dutangiye iki kiganiro mfite ingingimira, ntabwo nari nkirangije neza ariko kirimo ibintu byiza. Abantu bazi kukireba Padiri Petros Official niyo kandi uza kumva, kandi uza kumva mvuzemo ibintu bitamushimishije aze kwihangana nambabarire kuko uyu munsi arasobanuza, anambaze muri komanteri umusobanurire. Kandi ngiye rwose pe nkunda Kiliziya Gatolika ya Roma. Kiliziya Gatolika niyo yanambatije ubundi. Unabatijwe ku itariki ya 15 y'ukwa munani. Ni ku munsi Kiliziya Gatolika ya Roma yizihizaho Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru n'umubiri we ya Bikira Mariya. Urumva uwo munsi mukuru nibwo nizihiza batisimo. Aba Orthodox icyo bankoreyeho imihango abo muri Kiliziya ya Roma batankoreye. Ariko ubwo nta yindi batisimo wahawe? Nta yindi batisimo nahawe. Ubwo batisimo ni imwe. Imihango batankoreye ni ukundubika mu mazi. Ariko batisimo nyifite kuko burya habatiza ububasha bw'umusaserdoti nibwo bubatiza, ntabwo ari amazi. Amazi ni ikimenyetso, amazi ni tradition, amazi. Anyway, dukomeze rero. Ubwo rero uratubwira aho iyo minsi yaturutse. Iyihe minsi? Inyabutatu ya Pasika, wa kane mutagatifu, wa gatanu mutagatifu, wa gatandatu mutagatifu no kugera kuri Pasika. Urakoze cyane. Ikigiye gutangaza rero, kigiye gutungura nuko ugiye kubabazwa nuko twebwe tutarimo twizihiza iyo minsi mikuru ya Pasika.
ntiturayizihiza, ntiturayigeraho mbese muri makeya. Ubundi kiliziya ikomoka ku Kiyahudi. Kiliziya yari yatangiwe n'intumwa za Yezu Kristo. Izo ntumwa za Yezu Kristo bari Abayahudi, bari idini, ryari idini ryemewe n'amategeko y'icyo gihe. N'ubu riracyari exactement, n'ubu riracyariho, ryari idini ryemewe n'amategeko kandi rizwi. Noneho rero bo bimwe bita ngo abaprotestant cyangwa abadive nibavuga ngo barasohotse. Kiliziya yaduka iza yabaye nka sekte, urumva, yabaye nka sekte yari itandukanyije nyine, yabaye schismatique, yasohotse mu Bayahudi, mu by'ukuri nta nubwo yari yemewe rwose. Babafataga nk'abanyabyaha, nk'abantu badafite umuco, nk'abantu bataye umuco, nk'abantu babayobe mbese muri makeya, nk'uko abantu bashaka kuva mu itorero runaka bagahita bashinga iryabo, sibyo? Aho bantu baba bari mu kaga. Cyane ubundi baba bameze nk'amatorero. Hari amatorero bagira gutya bagapfa nk'ibintu, bagapfa amafaranga, bagapfa ibyubahiro, bagapfa ngo ngiye sinicara hariya hejuru, ngo ngiye sinjye imbere, bagapfa n'amafaranga bakura mu maturo n'amarongo, sibyo? None rero kiliziya nayo yaduka ishingwa na Yesu Kristo hamwe n'intumwa ze, yaje imeze nka sekte. Yari sekte exactement, yari sekte rwose, ni nabyo yari yemewe n'amategeko ndetse baranabahigaga. Baraje rero bava mu idini ry'Abayahudi, batangira kugenda bitoza idini ryabo rishyashya ryitwa Ubukristo. Iyo dini ryitwa Ubukristo rero nubwo ryavutse ariko ntiryakwibagirwa nyina. Aho ryavuye rero nibyo ryemera, nibyo bigenderaho, niho imizi iri. Warumbajije Pasika ni iminsi. Nge numva byiza bwo nkubwiye iyi Pasika twizihiza n'inkomoko yayo. Warumbwiye ngo mwe ntabwo muri kwitegura Pasika muri iyi minsi. Yes. Ndashaka nyine nkubwire, uraza gutumva impamvu tutarimo tuyizihiza twebwe, ko ntiharagera. Uraza kumva impamvu. Mu gihe Abayuda, mu gihe Abayisiraheli, nanivuze Abayuda, Abayisiraheli bose muri rusange bamaze kugera mu gihugu cy'iwabo cya Kanani, Mose yabwiwe n'Imana. Imana yaramubwiye iti, bwira Abayisiraheli na Aroni. Imana yabwiye Mose na Aroni ati, nimubwira Abayahudi bose, nimubwira Abisiraheli bose, Abayahudi, mubwire Abisiraheli ko bagomba gufata buri mwaka, muri buri mwaka bagomba kugira umunsi bishimira yuko Imana yabakuye mu gihugu cy'uburetwa n'ubucakara, noneho ikabatuza mu gihugu cy'isezerano. Ubwo Imana yabwiye Aroni, kuko Musa we ntiyakigezemo. Mose ntihageze. Donc icyo gihe rero ibyo byabaye bakiri mu Misiri n'ubundi. Okay. Pasika yabaye bakiri mu Misiri. Yababwiye rero, mwebwe umumarayika agiye gutambuka iyo ijambo ryitwa Pasika bisobanura gutambuka cyangwa gucaho, nkuko nk'imodokari yaca hano kuri gipangu itambutse. Mu ndimi z'icyo gihe z'Igiheburayo cyangwa z'Igiheburayo byasobanuraga nyine Pasika, gutambuka, gucaho, Passover, kunyuraho. Noneho Imana ibwira Musa na Aroni iti, mubwire Abisiraheli ko uyu munsi Imana iri buze kuhatambuka. Mubwire Abisiraheli ko ngenza gutambuka, niyo yivugaga. Nubwo yivuga ngo ni Imana ngo iriza gutambuka, ariko siyo en personne, ni umumarayika wayo. Araza anyura kuri buri rugo, agenda yica abana ba Isiraheli, agenda yica abana b'Abanyamisiri, abana bafite aho bahuriye na Farawo.
ko farawo yasuzuguye Imana, imfura zose z'abahungu cyane cyane. Noneho aravuga ati mubage itungo, ihene cyangwa intama, amaraso muyasige kuri lento z'umuryango, lento no ku nkomanizo, mbese urumva ko umuryango ukoze, irugi mbese baruzengurutse ayo maraso. Noneho umumarayika nahatambuka arazajya areba, abona ahantu hari amaraso, avuga ati ahangaha ni Abisiraheli, ntabwo ngira icyo mbakoraho, akomeze kurundi rugo rukurikiraho, akomeze kurundi rugo rukurikiyeho. Icyo nicyo cyitwa rero Pasika. Ati icyo gihe rero, ati nimunataha nimugera n'iwanyu buri mwaka, muzajye muhora mwibuka yuko Imana yabarinze, ko Imana yabarengeye, mwebwe ntigira ikibatwara, ahubwo abayisuzuguye ikaba ari bo yahannye. Noneho bageze mu gihugu cyabo rero bakomeza no kubyizihiza buri mwaka, bagafata umunsi. Cyari igihe ryari rero, hari icyo gihe Imana yatambukaga kuri buri rugo igenda ihana Abanyamisiri ikica. Ngo yarabicaga. Umumarayika yazaga n'inkota akabica rwose pe, nta mbabazi. Ahubwo se agasuzuguro k'Abanyamisiri na Farawo kare kayigeza ahangaha. Kubera iki byabaye ngombwa ko Imana ishyiraho ibwibabwira ngo bashyire ikimenyetso? Ntabwo yashoboraga kumenya ingo zitari z'Abayisiraheli Imana? Umwanditsi, reka tuvuge wenda nk'ibyo bintu kugira ngo byandikwe, kugira ngo byandikwe, n'abaturage babivugaga, bavuga uko byagenze. Ntabwo byabaga hari umuntu urimo wandika ako kanya, nta n'umuntu w'umukameramani wari uhari ngo agende abikamera, ntabwo ari witwa Vincent. Ahubwo we yafataga abaturage, babaraga izo nkuru aho bagereye iwabo mu gihugu cy'isezerano, bakajya basubiramo izo nkuru uko byagenze. Buriya rero haba hari abantu bazi kubara inkuru, bagashyiramo n'amakabya nkuru, bagashyiramo umunyu kugira ngo inkuru ize kuryoha, iryohera abantu, agashyiramo akandi kantu k'agakabyo. Hakaba n'igihe ashobora kugira ibintu yakwibagirwamo, kuko umva n'ibintu byarabaye nko mu myaka nk'icumi cyangwa 20 ishize, kubikurikiranya ku murongo ntabwo byaba byoroshye. Rero ntabwo Imana yari kuyoberwa, ntabwo ibyo bintu ari ibintu biri historique, ni ibintu bijyanye n'inkuru abaturage bagendaga bavuga bahererekanya, abatoya bakazazihabwa n'abakuru nabo bakazazihereza abo bazabyara, gutyo. Ni ukuvuga ngo kiriya cyago ubundi mu mateka nta nubwo cyabayeho. Cyarabaye. Ntekereza ko nta gitabo amateka asanzwe y'ubuzima buri reyere cyabyanditseho, kandi ntekereza ko igihugu gupfisha abantu bangana kuriya none abana b'imfura, ntabwo bavuze umubare, ariko ntekereza ko ari ibintu byaba bifite ahantu biri recorded mu mateka asanzwe. Ngiye naganiriye kuganira n'Abakristo bo mu Misiri, n'Abakristo bari baje kunsura bo mu Misiri, bifuza gusura u Rwanda. Ndababaza ntese mwebwe muri Abakristo mubana mute n'abantu bavuga yuko Abayisiraheli mwakoronije umuryango wanyu, mwakoronije Abanyamisiri, Abayisiraheli mwakoronije Abayisiraheli, mukabafata nabi, mukabica rubozo, kandi muri Abakristo abantu babafata bate? Se mu bitabo iwanyu hari ahantu hari biblioteke umuntu yasangamo ibyo bitabo by'ibintu byabaye neza uko byakurikiranye? Barambwira bati rwose nta biblioteke babisangamo. Ati mu mateka ntitunabyiga mu ishuri, ati tubyiga muri Bibiliya, tubyiga muri Sunday school, nkuko natwe tubibona. Ariko nta biblioteke wasangamo iyo nkuru uko uvuga ngo ni amateka. Rugana n'ingikomeza nkubwira Pasika uko yaje. Abayisiraheli bakajya bakomeza bakajya bafata umunsi, dayari ntibafataga umunsi umwe, bafataga icyumweru cyose. Icyumweru cyabaye kigizwe n'iminsi 8, kuva ku munsi wa mbere, wa kabiri kugera ku wa munani witwa Octave. Abavuga rero ko iminsi y'icyumweru ari 7, nibo baradutsinda, ariko nanjye nemera ko iminsi yagombye kubigira icyumweru ari 8. Ku munsi wa 8 witwa Octave. Abantu witwa ba Octave rero turabasuhuje. Umuntu witwa Octave nakande like yere na subscribe, ubundi ajye kuri uyu rubuga rwa Emi Pro.
Emipro Media ni wawe. Ni wanjye kwa Padiri gukurikirana Petros official. So noneho rero Abayisiraheli rero, mu Bayisiraheli niho harimo n'abitwa Abayuda. Abayuda rero nibo bakomokwamo n'umuryango, nibo bakomokwamo nibo Yesu Kristo akomoka. Yesu Kristo Abayahudi exactement. Abayahudi hariye mvuga ngo n'Abayuda ko batkomoka kuri Yuda. Biranyorohera cyane kusha kuvuga Yuda n'umwe mu miryango 12 ya Yakobo. Ni umuhungu umwe mu buri 12 ba Yakobo. Ubwo harimo aba Benjamini, aba Yosefu, aba Nefutali, aba Rubeni, ni benshi cyane. Donc bamwe batuye gasozi kamwe, mwatuye Kanombe, undi muryango utuye Iremera, undi muryango utuye Nyanza, undi muryango utuye mu Gasyata gutyo. Noneho rero umva rero Imana rero yabahurije hamwe. Rero buri mwaka mujye mugira ahantu muhurira, hanyuma mwibuke ko Imana bagira neza ikabakura mu kaga, ikabakura mu bucakara bw'Abanyamisiri, mubaga intama, mu ihene se, mu bushake agatama, mumwe musangire, mwishime, muserebure mbese n'Imana muyishimire, munishime. Ari bibe byitwe Pasika y'Uwiteka, Pasika y'Uhoraho. Noneho igihe rero ubukristo buvukiye rero, ubukristo nabo bwaraje buvutse bazana ya mico rero yabo, kubera ko n'ubundi bwakomotse mu Bayahudi. Barabati rero natwe Pasika tuyadukomera tuyizihize, ariko Yesu Kristo yagize gutya aravuga ati rero ngewe ngiye kubaha Pasika nkirisitu. Yesu Kristo ntadushingiye kiliziya, yadushingiye idini rishyashya. Abantu bavuga rero ko hari abantu bajya bavuga ngo ntago bari mu idini, ngo bari mu itorero. Uzabambwirire yuko iyo bavuze ko batari mu idini baba bahakanye ubukristo, kuko idini ryacu ni Christianisme. Christianisme si itorero, Christianisme ni idini. Noneho muri iyo Christianisme hakaba harimo rero amatorero, harimo za kiliziya, orthodoxe, catholique, aba protestant, ibintu nk'ibyo ngibyo. Itorero ni elema iri mu idini. Umuntu rero uvuga rero ngo ntabwo ari mu idini, nanjye ndagisobanukiye, ntabwo nari nkizi. Idini hari idini ry'Abayisilamu, idini ry'Abayahova, idini Abayahova ubwo ni naryo ni idini, ni idini ntikiza ko ari idini, kuko umva ko anyway reka ne kubatindaho. Hari abitwa abandi bo mu Bushinwa, abitwa Ababuddhist, n'abitwa Hari Krishna, nanagiyeyo narabasuye ba Hari Krishna, baramwe bati kuramo inkweto kugira ngo winjire mu rusengero. Nzakubwira amakuru ko nagiyeyo niga mu seminari, nakoze urugendo shuri hamwe n'abandi ba seminari tujya kureba gusura abo bantu bo mu idini yitwa Hari Krishna i Nairobi muri Kenya. Niho nayize, rega narize nubwo ntabyo nzi. Ntabwo wavuga ibintu naherekeje abandi so hari umuntu bavuga ati bakana kabariza ariko kanaka yaherekeje abandi ariko uvuga ko mbese azibikeya ariko harya babizi ariko atabasha kubisobanura. Ubwo nanjye ndi muri abo ngabo rero, buri byo ndimo nkubwira ntabwo ari byo nzi, ndimo ndakubwira ibyo mbasha gusobanura. Ibyo nzi sinabasha kwisobanura. Nuko noneho aho ubukristo buvukiye rero, Yesu Kristo nawe muri ya minsi bene wabo bizihiza Pasika, ko Yesu Kristo ntabwo ari umukristo, yari Umuyahudi, n'intumwa bari Abayahudi bari muri iyo dini. Noneho rero buri famille, buri societe, buri groupe yagomba kugira umunsi zizaho Pasika, bakasangira kwa kundi nabivuze. Noneho Yesu Kristo nawe areba ya groupe ye, ya kipe y'abajama abapampe be, aravuga ati rero nimugere mutegura ahantu kwa kanaka, muri sare yo kwa kanaka, niho tuza gusangirira Pasika. Byanditse muri Bibiliya, byanditsemo ngo kwa runaka anyway. Noneho baragenda bajyayo, barasangira, arababwira ijambo. Nta nzoga itagira ijambo, nta birori bitagira ijambo. Umukuru w'umuryango cyangwa umukuru wa groupe cyangwa umukuru wa institution agomba gufata ijambo akababwira impamvu y'ibyo birori.
impamvu y'iyo reception, impamvu y'ibyo byo kurya, impamvu y'izo n'ibyo byo kunywa, nagomba kuvuga ijambo. Aravuga ati rero iki tugiye gusangira, ntimugire ngo ni umugati gusa, ntimugire ngo ni divayi gusa, ibi ngibi birimo birerekana amaraso yanjye. Ubu ntabwo ari umugati mugiye kurya, ni inyama yanjye mugiye kurya. Iyi ntabwo ari divayi mugiye kunywa, ubu ngubu ni amaraso yanjye mugiye kunywa. Ku buryo abascientifique ba Vincent bitwaza science bande bavuga za physique, abo ngabo rwose ntibashobora gutahura ko umubiri, ko umugati wahindutse umubiri, ko divayi yahindutse amaraso. Ariko afite ukwemera, birakunda, arabyemera, tugendera ariko kwemera nuko. Noneho rero hari rero ibyo gihe Pasika ya mbere iba, Imana itambuka ku ngo z'Abayisiraheli, hari mu kwezi kwa gatatu. Reka mbigeranye n'ukwezi kwa gatatu, hari mu itumba. Kandi icyo gihe hari ukwezi kw'inzora. Ukwezi kw'inzora urakuzi? Inzora nabyumvise bwa mbere mu kiganiro wakoze kuri chaîne yawe. Inzora buriya buri munsi mu kirere, buri munsi ukwezi kuratambuka, no kutarara irondo ngo urege hanze ubone. Buri munsi, nta munsi ukwezi kutigaragaza hejuru mu kirere. Buri joro kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya nyuma, hari isaha ukwezi kumara mu kirere gucanye, ishobora kuba n'iminota 5 cyangwa iminota 10 ariko kuragaragara. Noneho rero muri uko kwezi ni kwa gatatu cyangwa kwa kane, ukwezi kurabandura. Umumarayika yatambutse ari ku kwezi, nabo reba bakibyibuka ari ku kwezi. Ndetse ngo n'igihe bambukaga inyanja itukura, naho hari ku kwezi kwari gucanye, ko aramunikiraga nabo. Anyway, noneho rero abakristu nabo rero baravuga bati rero tuzajya twizihiza Pasika yacu. Ariko tujya kwizihiza Pasika yacu, tuzajya tubanza tureke abakristu, Abayahudi babanze bizihiza yabo, Isiraheli babanze bayizihize, tubareke bayizihize. Kuko na Yesu yarabanza arareka Abayahudi barabanza bazihiza Pasika yabo, nawe arimo nabayizihiza ku munsi wa nyuma, ari ku wa kane. Urumva? Donc iyo Pasika yarangiye ari ku wa kane y'Abayahudi, ngo hari mu gihe cy'imigati idasembuye. Exactement. Ku wa gatanu rero baramubamba, ku wa gatandatu aguma. Reka nere kuvuga ngo ku wa gatanu, sinzi biba bidatera confusion, reka mvuge mu Cyongereza, mu Gifaransa. Jeudi nibwo yasangiye, vendredi nibwo bamubambye, hanyuma samedi ku isabato. Ubundi bamubambye huti barakwakwanya kugira ngo isabato itabafata, kuko ubundi muri ya mico y'Abayuda, natwe muri Orthodoxe, umunsi utangira nimugoroba, utangira izuba rirenze. Ubwo tuba twinjiye mu wundi munsi. Niyo mpamvu rero nka Kiliziya Orthodoxe igira misa, dutangira imihango yo kwizihiza izuka rya Yesu Kristo mu ijoro nimugoroba saa moya, kuko tutazi isaha Yesu yavuzukiyeho, ntabwo isaha bayivuze. Bagore bagiye mu gitondo basanga gusa yazutse, ntabwo bazi niba ari saa 3, niba ari saa 5, niba ari saa 4, niba ari saa ngahe. Rero tubazo rero izuba rirenze, umunsi utangiye, umunsi wo kuwa mbere w'isabato ari witwa dimanche utangiye, ashobora kuba yarazutse na saa 2 y'ijoro, cyangwa saa 3, cyangwa saa 9 za mu gitondo, cyangwa saa 11. Ariko abagore bagiye saa 12 mu gitondo basanga deja imva irarangaye. Noneho rero ubwo rero abakristu baravuga bati twe tuzatubanza dutegereze ko Pasika y'Abayuda irangira, Yesu Kristo nawe abanza asangire n'ababigishwa be, nabyo babyibukwe ku wa kane mutagatifu. Ubu munsi ukaba uhari, tuzagendera ku Bayahudi, kuko Abayahudi nk'ubu muri uyu mwaka batangiye ku itariki ya 2. Ubwo batangira iki? Pasika, kwizihiza Pasika. Abayahudi bayizihiza iminsi 8. Ubu bari kuyizihiza, ubu bari muri Pasika, bari no kurasa. Bava ku rugo rwo kwa Emi, urumva bakarya none, bakarya ibyo Emi bateguriye, bakizihiza Pasika. Ejo bakajya kuri rugo baturanye,
ubu Irani ntabwo iri kubakundira kuyirya neza. Nabo harimo abakristo kandi bagerageza bakaba barabitorera. Ndavuga abayahudi midini rya no muri Iraq barahari, no muri Iran barahari abayahudi. Iyo haje ibintu byo kwemera bashyiramo imiyaga. Bashyiramo imiyaga rwose. Kuko nawe bemera Imana burya. N'abayisilamu burya bemera Imana cyane. Noneho rero muri iyo minsi 8 rero abayuda barimo bariza kuva ku itariki ya 2 n'iya 3. Barimo baragenda barya urugo kurundi urugo kurundi urugo kurundi urugo kurundi. Uyu munsi itariki ya kangahe? Uyu munsi turi tariki 4. Ni tariki 4. Ubu hari urugo uyu munsi barimo barya basangira basabana. Ejo bazajya mu rundi rugo, ejo bundi bagiye mu rundi rugo, nibagera ku itariki ya 8 rero ya 9 babe barakrotiriye. Pasika ibirarangiye. Pasika y'Abayahudi ibirarangiye. Niyo mpamvu rero ubwo nirangira tuzizihiza kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Nibwo Pasika izarangira. Nibwo Yesu Kristo azasangira, azaba ari zingahe? Bari ku cyumweru ejo ni tariki 5. Kuwa 4 nibyo ni ndumva ari 9. Aha, bazaba ubwo nyine abanyuma barimo na Yesu Kristo n'intumwa ze bazaba nabo basangiye rero Pasika. Nka groupe y'abajama, groupe y'abapampe bakorana bafitanye gahunda bagendana, nabo bazagira umwanya wo kwizihiza Pasika. Uwo munsi niyo tariki n'icyo gihe bazaba bari kumwe. Donc tuba twizihiza yuko uwo munsi ku munsi nk'uwo nguwo mu kwezi nk'uko nguko mwitumba nk'iryo ngiryo umunsi nk'uwo exact nibwo Yesu Kristo asangira n'intumwa ze. Natwe rero tugiye tuzasangira twozanye ibirenge. Yavuze muzajye mwozanye ibirenge, tuzozanye ibirenge. Hanyuma kuwa 5 twibuke urupfu rwe, tujye gusoma umusaraba, tujye kuramya. Samedi dutegereze tuzaba turi mu kiriyo. Yego. Tuzaba turi mu kiriyo, iyo twapfuje umuntu tukamushyingura tujya ku kiriyo. Burya abadivantiste ntabwo ari abakristo gusa, ni abantu beza. Abadivantiste ni abakristo. Reka. Si itorero se ryo muri Christianisme. Ni abakristo. Uze kunyibutsa ukana abakristo n'abakristo biratandukanye. Ndaza kubikubwira. Noneho samedi ni sabato y'abayuda, ni sabato y'abayisiraheli bose, ntabwo ari sabato y'abakristo. Abakristo bo rero icyo gihe noneho abayobotse Kristo ko bavuga ko ubukristo bwatangiye cya gihe nyine muri icyo gihe, muri iyo minsi kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 nibwo ubukristo bwatangiye. Yaremye Eucharistia n'ubusaseridoti kuwa 4. Umva ko navuga ko ubukristo ari bwatangiye. Noneho abayuda rero bamwe bamusabiye gubambwa. Samedi bari bameze bate? Bari mu isabato. Bari banishimye ko uwo bikekaga bamwikijije. Sibyo? Abadivantiste bambabariye na mama wanjye n'umudivantiste na mushiki wanjye na bamarume n'abadivantiste. Ariko babwira niherereye nitoze ko n'abakomeretse. Abadivantiste ntabwo ari abakristo. Ahubwo abadivantiste ni kopi bashaka gusa n'abayuda. Kuko ku isabato bari bishimye ko bikijije Yesu, bamwikijije mbese umwadversaire. Uzasuza umudivantiste ku isabato uzumva ko akubwira umunsi w'ibyishimo. Uti isabato nziza, umunsi w'umunezero. Mu gihe abakristo bo bari mu kiriyo, barimo baribuka ikiriyo umucunguzi yari ari mu mva, baraye bamwishe baracyababaye. Ariko abayuda bo bari bishimye, bashimijwe n'iki? Bamwikijije. Umwadversaire wo kuzabatwara ubutegetsi cyangwa kuzakora abaki bamwikijije Daniel bamukuyeho. Noneho rero kuwa mbere mu gitondo rero ntabwo aribwo yazutse. Uyu ntabwo tuzi isaha ntivugwa. Yavuzutse kuwa mbere. Donc kuwa mbere basanze yazutse. Kuwa mbere bitangira ryari? Bitangira izuba rirenze. Ashobora kuba yarazutse saa moya, saa 2, saa 3. Kuwa mbere wa sabato. Kuwa mbere wa sabato mbese bukeye bwa sabato. Ngo ni dimanche. Ni dimanche. Umunsi w'izuba abakristo nako abapagani
niwo munsi babonagaho izuba mu kwezi kwa 12 tuzabivuga mu Noheli nuko anyway nibyo ngibyo none uvuga niyo mpamvu rero abakiriziya gatolika bo ntibitaye kuri iyo tradition kuko mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo umwami w'abami Constantine yatumije inama bayita ecumenical council cyangwa se holy synod arababwira ati sinshaka akajagari mu idini nkuko mukuru w'igihugu mu Rwanda avuga ati sinshaka akajagari k'amadini bamwe bigisha ibiye bisha bariya bayobya abaturage none umwami Constantine aravuga ati nimuze twicare hamwe mushyire ku murongo ibyo mwigisha nibyo mwemera mbirebe menye ko mudashobora kwa muyobya abaturage kuko abi Yerusalemu bigishaga ibyabo abi Alexandria bakigisha ibyabo abi Constantinople bakigisha ibyabo bakavuga ati Yesu Kristo ni umuntu gusa abandi bakavuga ati Yesu Kristo ni umuntu akaba ni Imana abandi bakavuga ati ni Imana gusa abandi bakavuga ati yarabyawe ntiyaremwe abandi bati yarabyawe gusa abandi bati yararemwe abandi bati yahozeho anyway none Constantine mutagatifu Constantine mutagatifu mfite umwana wanjye twa Constante uyu munsi mabukora kumpemba kuko nabyaye umwana mwise Constante wantumiye nagutumiye kabisa tugende tujye kunywa twishime Constante mutagatifu n'ikigage nubwo kitemewe ariko turakiyengera mu rugo iwacu mitsigi nta kibazo ikigage ntabwo cyemewe ngo ntigipfundikiye muri nkubiri yo guca inzoga zitemewe ariko ikigage ntabwo kibujijwe ubundi habujijwe ibindi bashyiramo kuko twarakinwe kuva kera leta yacu nayo nanayisaba ireba abaturage rwose umuco wa tutazacika ikigage ni ikimenyetso cy'umuco ku mugano tunywa ikigage tukanywa urwagwa tukanywa amata tukagira gute umuco wacu ntuzacibwe nuko bareba abo bantu batwangiriza abo bantu baza bakatwicira umutekano bakazana ibintu bitemewe bakabicuruza bakabyenga bigahitana abantu bagerageze kuntu babicunga ariko ikigage ntikiveho urwagwa ntiruveho urumva noneho rero kandangize ndabona urenda kugira ikintu mbaza utarambaza ntarakirangiza hari ubwo rero kuwa mbere w'isabato Maria Madalena azindutse mu gitondo kare kare asanga ibuye ntabwo riri kumva hararangaye uzi ko umumarayika amubwira ati yewe ati mwishakira umuzima mu bapfuye yazutse ahubwo genda ubwire bene wanyu za nshuti ubwire abapampe abajyama bamusange mu itawuni Galileya ni nkuko yavuga ngo azabata muri Galileya nakagi kari gahari mbezi kaho ngaho mubwire muti nkuko hano ahangaha ni he harya mu Busanza hani mu Busanza mubwire muti mugende ubabwire uti murahuri Nyamata umujyi mwiza w'Inyamata Nyamata rero hagera uvuze Nyamata ndahagera uyu munsi tugiye urebe umujyi w'Inyamata urahava wemeye ni umujyi ufite intego ivuga ngo isuku ihera kuri ngewe nuko noneho rero muri make rero nibyo ngibyo ngo rero Kiliziya Gatolika ya Roma ntabwo yitaye kuri iyo tradition yo yacunze iravuga ngo nitubona equinox ni kuvuga ati equinox niba tuza dukora pasika equinox yidusobanurire equinox nk'umuntu wize science ngira ngo wize cyangwa abantu baze kujya kwireba mu kiganiro cyawe nta nikibazo no kunabireba birebe naho navuze pasika equinox ni umunsi ni iminsi ibiri mu mwaka mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane no mu kwa 9 iyo minsi ibiri ni iminsi ibiri amasaha y'amanywa n'amasaha y'ijoro biba bingana burya ijoro n'amanywa ntago bigira amasaha angana burya warubizi ubwo ijoro bishatse gusobanura iki ijoro nyine bugorobye kuva aho bugorobeye izuba rirenze kugera igihe rizarasira izuba rirenze rigeze à l'horizon n'igihe riturutse mu burasirazuba nibwo avuga ubwo igihe rirenze ubwo nijoro kuzagera igihe rirasira bukabaye amanywa ayo masaha rero ntabwo angana ariko hari amasaha hari iminsi hari umunsi wo mu itumba mu kwa 3 mu kwa 4 n'undi munsi wo mu kwa 9 ayo masaha aba angana abazi geography n'ubumenyi bw'ikirere barabizi nge ntabwo ndi umuscientifique hanyuma rero ubwo rero Kiliziya Gatolika ya Roma
iyo yabyinnye irimo irabyina mbere y'umuziki. Pasika y'abayahudi ntirarangira, kandi Yesu Kristo ni umuyahudi nawe. Turimo turizihiza ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi ko yasangiye n'abayigishwa be, kandi abayahudi batarizihiza bo ku gihe Yesu yasangiriye n'abigishwa be. Nari ngiye kubaza ngo kubera iki, ubwo unsubije ntarabaza. Nari ngiye kubaza ngo kubera iki mwebwe iyo Pasika, ubwo urabidusobanurira twumvise aho Pasika yaturutse n'igihe yizihirizwa. Nari ngiye kubaza ngo ibintu uvuze biri kuncanga. Usobanuye Pasika ngo mu cyumweru gitaha, kandi twe deja ejo ni kuri Pasika. Ngiye kubaza ngo iyo yaba ya Katolika ya Kiliziya ya Roma yo yaturutse, ariko ubwo tuzashaka umupadiri muzahamagara umupadiri abasobanurire, ariko reka mubwiye naho byaturutse, wenda nabazakubwira n'ibindi ko bari abantu baba bafite ibintu basomye byinshi. Naguye muri uriya mwaka wa 322 nyuma ya Yesu Kristo mu kijana cya 4, umwami yatumije inama aravuga ati mushyire ku murongo ibyo mugomba kwigisha abaturage. Nibwo bashyizeho indanga kwemera, barangije banagena n'umunsi Pasika izajya iberaho, kugira ngo abantu batazajya bagendera kuri ya gahunda y'abayahudi, cyangwa se ugasanga hari abagizije Pasika, bari abayizize mu kwezi gukurikiraho, abandi bayizize mu kwabanjije, ugasanga na kajagari. Mugira umunsi, baravuga rero twe tuzajya tugendera kuri equinox. Equinox niba wa munsi nyine ijoro n'amanywa binganya amasaha, kandi bakagendera nanone ku gihe ukwezi kwabanduye ko mu kwezi kwa 4 ni hagati y'amatariki ya 18 na 20 kwezi kwa 4. Hanyuma rero iyo tariki mbere iyo tariki ntabwo Pasika yabo. Nk'ubu Pasika y'abayuda irimo iraba yahereye ku itariki ya 2 izageza ku itariki ya 9. Ubwo rero barimo bariziza Pasika buri munsi bava ku rugo bajya ku rundi. None Kiliziya ya Roma nayo yo ntiyitaye ku mboneko y'ukwezi nako kwibandura ry'ukwezi inzora, nta nubwo yitaye kuri equinox, ntabwo yitaye ku bayahudi. Abayahudi reka babanza bizihize Pasika yabo, tubone gutangira kwizihiza Pasika nkirisitu. Pasika y'abayahudi iracyari ankuru. Ejo umusibo ejo nibwo Kiliziya ya Roma nako nejo dayo. Nejo ni mukanya tugiye kujya mu gitaramo cya Pasika. Yes, ni mukanya Pasika irizihizwa. Ubwo irizihizwa iraba ariko ibirabibaye simultane, irayibereye rimwe, irabibaye mu y'abayahudi. Kandi Yesu Kristo ntabwo abayahudi ntabwo barageraho Yesu Kristo yasangiye n'abigishwa, ntibarahagera. Ku itariki rero 9 ni kuwa 4 utaha nibwo bazarangiza Pasika yabo. Ni nabwo gihe barangizaga Pasika nibwo Yesu Kristo uwo munsi yasangiye n'abigishwa be n'intumwa ze. Ntabwo rero ntabwo, kuko Yesu Kristo baranamubazaga batese bari bamazaga bati ariko mwe muretse igihe cyagiye ntikiragera. Igihe ntikiragera cyari cyegiye, reka mbanze nizihize Pasika yo mu muco wacu, mu idini ryacu tuba twizihize Pasika, noneho namwe mbaremere Pasika yanyu muzajya mwizihiza. Ariko ngewe iryo dini ryanyu sinirimo, ariko iryo ndimo mureke mbanze ndyubahirize, nubahirize Pasika. Yesu yari no gupfa ari kuwa 4, ariko abaye iracunga ati bon reka nzitange kuwa 5, kuwa 6 nirirwe mumva, noneho ku cyumweru nerekana ikuzo ry'Imana. Imana ishumba ntangira ubuzima bushya. Murakoze cyane rero, niba wana ikibazo bambaza ngacimbaze ningishobora gisubiza. Ibyo ngibyo none se urabona mwe muziziza Pasika ku tariki 12. Yego, uyu munsi hari kuba Pasika y'abayahudi, ubwo imaze iminsi 3, isigaje indi 4. Twebwe abagatulika biroma ubu deja Pasika ni mukanya tugiye kujya mu gitaramo cya Pasika. Mukanya nyine. Ubundi ibyo bintu hari icyo byangiza ku bukristo bw'abantu cyangwa mu buyobokamana bw'abantu, reka ne kuvuga ubukristo kubera ko nta kintu byakwangiza ku bukristo, mu by'ukuri ntacyo byakwangiza ku bukristo. Gusa twebwe nko muri Kiliziya Orthodoxe tuba dushaka kurinda bita keeping tradition. Tradition ya Kiliziya uko byakorwaga bikomeze bikorwe gutyo.
uko byizihizwaga bikomeze byizihizwe gutyo, niba ari umunsi ukomeze uwo munsi, niba ari icyotezo gikomeze kibe icyotezo, ntibazana kandi kantu, niba ari umugati nuba umugati ntube hostiya, niba ari divayi murya imigati ya nyayo. Oya, turya umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Ndavuga ikimenyetso ni umugati, ni umugati wa nyawo, uko Yesu yafashe umugati, ntabwo yafashe hostiya, yafashe umugati, afata divayi, ntiyafashe umutobe, ntiyafashe ikigage cyangwa afate byeri. Urumva rero uko rero ibihugu bigera bitera imbere, bagena no kugira ubugugu, bati buriya ji niyo yagura makeya tujye dukoresha sana yo mu gakombe, niyo yagura make, divayi iranaduhenda, batereka dukoreshe hostiya. Ni umugati muto cyane udasembuye. Nyamara Yesu Kristo, Abayahudi bo bakoreshaga umugati udasembuye, Yesu Kristo yakoresha umugati udasembuye kuko ari umuyahudi, kubera ko ari nacyo gihe bari. Rero twebwe rero turi abakristo, rero tugomba kurya, tugomba gusangira umugati mutagatifu ariko usembuye. Impamvu bakoreshaga umugati udasembuye nuko sinzi niba wari ufata, abaporoso nibo babivuga neza, ko yafashe umutsima ni umugati utarimo umusemburo. Buriya uramutse ukoze umusemburo, uramutse ukoze umugati ukawuponda ntushyiremo umusemburo, icyambere ntiwashya, ntabwo washya, keretse ukoze akantu kameze nka capati, ubona ko capati imeze, wenda ko kashya. Ubwo rero hostiya ikoze muri ya buryo capati ikoze, niyo migati niko yari imeze, kuko itabaga irimo umusemburo. Twebwe rero umusemburo tuwushyiramo. Umusemburo avugaga ngo Abayuda, ubundi uyu mugati utarimo umusemburo kiba gikomeye cyane, nta nubwo wanyuzamo icyuma ngo gihite, kiba gikomeye cyane, kiba kimeze nk'itafari. Rero Abayuda rero bakoreshaga umugati udasembuye kubera ko ngo bari bafite imitima inangiye nk'uwo mugati, ukomeye nk'uwo mugati. Noneho Yesu rero ababwiye, naho umuhanuzi Ezekiel yari yaranditse ati, yari hanuye ati ko Yesu Imana yavuze ngo nzabakuramo umutima wibuye mbaho umutima mushyashya wa roho nshya, donc uri flexible, ukandika, umutima worohereye utari nk'ibuye. Rero twebwe muri abakristo dukoresha umugati usembuye, bisobanura yuko imitima yacu rero Yesu Kristo yaraje arayoroshya, iba flexible, turemera, tugira ukwemera kwa gikirisitu, ntitukirugira, ntabwo tugikurikiza ukwemera kw'Abayuda, kuko n'ubundi umutima wabo wari unangiye, baremera, baranamutanga, baramugurisha, baramutanga, baramugambanira, baramushinja. Gusa nye hari n'ibyo batamubeshyeraga. Akomeza ibyo bavugaga ku ruhande rwabo no mu idini ryabo byari ukuri. Yitaga umwana w'Imana. Ntabwo yitaga umwana w'Imana, ahubwo ni umwana w'Imana, yahambyaga ko ari umwana w'Imana. N'uyu munsi ntekereza ko ibintu byabaye kuri Yesu cyangwa se Yesu byakongera bikanaba. Ubu se umuntu aje akavuga ngo ni umwana w'Imana, agakora n'ibitangaza ibitangaza njya numva mu matorero, ntabwo ari ibitangaza barabikora, ntabwo nzi, ntabwo ndabi. Ubundi se nkubaze, igitangaza, icyo bita igitangaza ni iki? Icyo bita igitangaza ngewe uko mbyumva, ni ikintu, ni fenomene, ikintu gishobora kubaho ariko mu buryo butagenwe na siyansi. Urugero, ushobora kuba urwaye indwara idakira, cyangwa se nubwo yaba ari indwara ikira, ariko igakira mu buryo, reka dufate indwara idakira, igakira nta ruhare rwa siyansi, nta ruhare abaganga babigizemo. Nicyo numva. Yesu Kristo rero, dayeri abantu bavuga ko ngo Yesu Kristo ngo ni ibitangaza yakoze. Yesu Kristo ntabwo ibyo ari ibitangaza akoze, yakijije abantu, yagenze hejuru y'amazi, donc hari ibyo yakoze abantu bakabyita ibitangaza, ariko ntabwo Yesu Kristo ari ibitangaza yakoze. Hari ibyo yita ibitangaza, hakabaho n'ibimenyetso bye nk'ibimenyetso. Yesu Kristo yavuga ko ari umuganga, ari umuvuzi w'indwara z'umubiri n'iza roho. Yesu Kristo avuga ko avuga yuko ari umwarimu, ari umwigisha.
Yezu Kristo avuga yuko ari umushumba mwiza. Yezu Kristo avuga yuko ari umwami. Yezu Kristo avuga byose nibyo. Yezu Kristo ni byose muri makeya. Ariko ibitangaza, ibyo bintu biti bitangaza ntabwo ari ibitangaza, ni ibimenyetso. Kuba yarakoze yaravuye umuntu urwaye amaso ntabwo yiri gitangaza akoze, ni ikimenyetso. Yaramuvuye. Amuvurishije iki? Imiti yaciriye hasi akondo agatoba, ni umuti. Hasiga kujisha ati humuka, ni umuti. Yaramuvuye. Nanjye ndahumutse. Buretse uwari urwaye inyonjo yamukozeho, amukoraho. Buretse tega amatwi gatoya. Abantu bose Yezu yavuye na wa wundi wari uryamye yamufashe ukuboko ati haguruka, yamukozeho. Hanyuma rero abandi hari abo yavurishije ijambo, kandi abantu b'abaterapiste se hariya baterapistera babandi bagenda bakakuganiriza ugakira stress, ugakira n'indwara ziturutse kuri stress. Tangukira da physiotherapy ni anyway ntabwo ari ibyo, ntabwo ndabyibuka, ndabizi ariko nabyibagiwe. Ubundi ikintu uzi ni ikintu uzi, ubumenyi ufite ni ibintu usigarana wibuka, ibindi wamaze kubyibagirwa. Ibyo bintu vuze birashoboka. Hari ubundi abantu bo muri bya bihugu byo muri Aziya bivugwa ko ari abahanga mu bintu by'ubuvuzi. Abahinde. Urakoze, tubigaruke wari urakoze cyane. Yezu yavuye muri ubwo buryo abantu babivuraga abakozeho, yabasigaga akantu. Hari no yabwiye ati genda widumbure mu cyuzi, nkuko bavuga, nkuko babwira umuntu tugenda widumbure muri mu mashyuza urakira. Se byakunda se? Hanyuma rero Yezu Kristo yakoze ibitangaza bibiri. Yezu Kristo yakoze ibitangaza bibiri gusa. Igitangaza cya mbere yakoze ni ukwigira umuntu, akaba yari Imana, akigira umuntu, akavuka nta mugabo uteye nyina inda. Cyo ni igitangaza. Ubundi biologically ibyo ntago bibaho. Ntabwo umugore yasama inda nta mugabo umuteye inda, ntibyashoboka. Hatabonetse spermatozoide ntabwo iyo nda yafatarwa, ntabwo yabaho. Ariko Yezu yarabikoze bibaho. Icyo ni igitangaza cya mbere yakoze. Igitangaza cya kabiri rero yakoze ni ukuzuka mu bapfuye, ntiyongere kubaho. Ni ukuzuka mu bapfuye. Donc igitangaza cya kabiri Yezu yakoze ni ukuzuka akongera akabaho kandi ntiyongere gupfa. Abandi bose bavuga ngo barazutse, ngo Yezu yazuye bapfuye, ngo yazuye Lazaro, niko inyigisho zacu tuzitanga. Umukobwa wa Yayiro n'abandi, ubwo nabo ngaba baravuzwe, haba hari n'abandi. Ariko Yezu yarivugira ati ntabwo yapfuye, arasinziriye. Ntabwo bari bapfuye, kuko baramutse barapfuye akabazura, ntabwo ari we waba warazutse mu bapfuye wenyine. Ntabwo ari umuzuka mbere. Ntabwo ari umuzuka mbere, bavuga umuvuka mbere mu bapfuye. N'umuvuka n'umuzuka. N'umuvuka mbere. Iyo umuntu apfuye, burya barya abana bari mu nda ya ba nyina, hari urungano rwe bafite communication. Uribuka ko ngo akana Maria yaratwite nako Yohana, nako Elizabeth yaratwite, abana barakominitse ngo barishima mu nda, ngo niko babivugaye. Urumva n'abana rero bose bari mu nda za ba nyina bafite ukuntu basabana, bafite ukuntu bakominika, simbizi. Iyo rero kamwe kavutse rero kageze ku mezi 9 kakavuka, abandi bataravuka bagifite amezi 6, 7, 8 babatisha igendere, sha duce mu myanya y'intoki twari tukigukumbuye, bakora ikiriyo, barababara cyane. Yagera mu isi rero aho turi twebwe tugakora umunsi mukuru tuti yo umwana mushyashya, tubonye umuntu mushyashya, bakaduhemba, bakaza kutuzanira ibyo kunywa, bakatuzanira igikoma, bakishima. Abana bakumbana muri urwo rugo bakishima ati tubonye muri umuna wacu. Urumva barishima cyane kuko babonye undi muntu uje muri iyo societe. Noneho niyo natwe rero uwo muntu akaza tukabana imyaka ingahe, imyaka 20, 30, 50, agapfa akagenda, tukagira ngo birarangiye. Kumbe twe tuvuze ko iri dispare, ariko hari ahantu tubonye apparition, tubonye disparition ye, ariko ahantu hageze aho basanze bo barabyita apparition. Araje, aravutse, ni mushyashya,
ni umuntu mushyashya uhavutse, ni mushyashya, barishimye rero. Mu gihe twebwe tumusezeyeho turababaye ngo aragiye araducita duciye mu myanya y'intoki, ariko bariya bati havutse undi muntu mushyashya, ni umuvuka mbere rero. Iyo ngiye yagiye yaravutse, ni umuvuka mbere mu bari barapfuye. Aramutse rero yarazuye abantu mbere ye, ntabwo yaba ari umuvuka mbere mu bapfuye. N'abo bantu yazuye bavuga ngo yazuye barongeye barapfa. Nk'uyu munsi ni ku wa gatandatu. Uyu munsi twebwe tuwita uwa gatandatu wa Lazaro Mutagatifu. Lazaro yabaye n'umwepiskopi w'ako gace yari atuyemo, niwe yabaye umwepiskopi wako wa mbere. Niyo urwo rusengero ruracyari, nzarukwereka amafoto yarwo. Yabaye umwepiskopi ahazukiye. Yezu agiye mu ijuru, Yezu rero kwa bahawe ordination, aba umwepiskopi wa mbere waho ngaho. Urumva? Ubwo rero Yezu ibitangaza yakoze ni bibiri. Nicyo kwigira umuntu akabona, agafata umubiri akaba umuntu, akaba nk'abandi bantu, kandi nta ntangangabo yahuye n'intangangore. Icyo ni gitangaza. Ikindi gitangaza ni ukuzuka mu bapfuye, akongera akabaho, ntiyongere gupfa. Urumva? Byemeza yuko ari yapfuye akanazuka. Abantu bakora autopsy, umusirikare akemera ati koko uyu muntu yapfuye, akapfa agahambwa, hashira iminsi 3 akazuka. Kandi mu bantu bavuga yuko iyo umuntu bamuhambye, iyo umuntu yapfuye, autopsy yakozwe, iyo hashize iminsi 3 atazanzamutse abirangiye, aba yapfuye koko. Mu Rwanda ngo hari uherutse kuzuka amara. Ntabwo ari yapfuye. Iyo ari umuntu agira gutya akagera muri koma, akajya muri koma, noneho akamarayo amasaha menshi, abantu babona nyine atanyeganyega, no guhumeka bitagaragara, bitumvikana neza, ariko akiriho. Yes. Ubwo roho itaratandukana n'umubiri, roho igikorana n'umubiri, n'amaraso akitembera. Ubwonko bukibasha gutegeka umutima ngo nukomeze utembereza amaraso. Buri umuntu yapfuye ntabwo habanza gupfa umutima, habanza gupfa ubwonko, kuko ubwonko nibwo buteyanga itegeko, ukabwira umutima ngo zengurutse aya maraso, ariko ubwonko buhagaritse finish coordination ibirangiye. Niba hari ikindi kibazo kimbaze kugira ngo turangize, ndashaka kujya muri za gahunda. Bagiye kuza kuguhemba. Tugiye kujyana kuri kunyubagirwa. Turajyana kabisa. Ikindi kibazo mfite cyanyuma kuri Pasika, ni na Pasika. Iyo tuvuga Pasika tuvuga urupfu n'izuka. Yego. Ku rupfu hari abantu wakwita nk'abantu niva ngo les grands joueurs, kandi atari théâtre, bafite uruhare, bagize